Twongeye kubahereza ikaze ku Nteko TV, wa mbere kumenya amakuru ndetse n'ibiganiro bigezweho. Nsabimana Jean alias Dubai yahakanye icyaha aregwa cyo kwihesha icyundi hakoreshejwe uburiganya n'icyo guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano, asaba ko urubanza rwe rujyanwa mu manza mbonezamubano cyangwa iz'ubucuruzi. Nsabimana, Rwamurangwa Stephen, Mberabahizi Chrétien Raymond, Nyirabihogo Jeanne d'Arc na Nkurikiyimfura Theopiste bitabye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo kuri uyu wa kane, aho baburana ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Rwamurangwa, Mberabahizi na Nyirabihogo bari abayobozi mu karere ka Gasabo, bashinjwa gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite mu mushinga w'Urukumbuzi Limited wo kubaka inzu ziciriritse 300 mu murenge wa Kinyinya. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko mu mwaka wa 2013 Dubai yagiranye amasezerano n'akarere ka Gasabo yo kubaka inzu ziciriritse 300, aho yubatse 120 zirimo 6 zigeretse. Izo nzu zagenzuwe mu mwaka wa 2015 na Rwanda Housing Authority, yerekana ko zitujuje ubuziranenge muri ambeto n'imbaho zakoreshwaga. Ubushinjacyaha bwavuze ko Dubai yatse icyangombwa cyo kubaka inzu yo guturamo akigenderaho yubaka umudugudu wose. Bavuga ko mu mwaka wa 2017 Rwanda Housing Authority yongeye gukora ubugenzuzi, yerekana ko mu byo Dubai yasabwe gukosora ntacyo yakosoye, ahubwo yarakomeje kubaka no kugurisha inzu zitujuje ubuziranenge. Dubai kandi ashinjwa kuba mu mwaka wa 2017 yarifashishije Nkurikiyimfura nk'ukurikirana imyubakire mu mudugudu w'Ikinyinya, dore ko igenzura ryari ryerekanye ko nta engineer yari afite wubakishaga akanakurikirana ibyubakwaga. Basinyanye amasezerano ko batangiye gukorana mu mwaka wa 2015 kandi barahuye mu mwaka wa 2017. Aha niho hakomoka icyaha cyo guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano ahuriyeho na Nkurikiyimfura. Abari abayobozi mu karere ka Gasabo bavuze ko batabimenyaga kuko byari iby'umujyi wa Kigali na Rwanda Housing Authority, ariko ubushinjacyaha bwemeza ko babeshya kuko izo nzu zari mu mihigo y'akarere, ari nako kamuhaye icyangombwa. Bavuga ko bagiye bamukingira ikibaba kubera inyungu mu mihigo ngo bagume ku myanya yabo, birengagiza inyungu z'abaturage basondetswe. Mu kwiregura kwe, Nsabimana Dubai yavuze ko yubatse umudugudu mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo no gushakisha aho kuba ku bafite ubushobozi buciriritse. Yahakanye ko izo nzu yagurishaga guhera kuri miliyoni 15 kugeza kuri miliyoni 45 zagiye zigurwa n'amabanki azigurira abafashe inguzanyo, kandi zabanzaga gusuzumwa n'abagenagaciro n'abagenzuzi bayo. Yavuze ko abayobozi b'ibiro bya Minisitiri w'Intebe aribo babanje kuhatura kandi bazanye abahanga mu by'ubwubatsi bemeza ko nta kibazo izo nzu zifite. Ati banki zoherezaga abagenagaciro batandukanye, kugeza umunsi nahamagawe muri RIB nta muturage wari wigeze angaragariza icyo kibazo, nanjye byarantunguye. Ku bijyanye n'inyandiko mpimbano, Nsabimana yavuze ko ari ikinyoma kuko hari abaturage bakoze imirimo kandi bafite amasezerano. Yavuze ko kuba yarahawe icyangombwa cy'inzu imwe akubaka umudugudu atari byo kuko hari amasezerano yagiranye n'akarere y'inzu 300 yari kubaka akerekana ikibanza. Ati baduhaye icyangombwa twumva ko ari inzu 300 kuko nizo twaberetse. Ubushinjacyaha bubajijwe aho bushingira buvuga ko Nsabimana Dubai yihesheje icyundi ku buriganya, bwasobanuye ko yijeje abaturage icyiza cy'uko ziriya nzu zujuje ubuziranenge bituma bazigura, bityo yihesha umutungo wabo. Babajije raporo y'abamwubakiye Dubai, avuga ko ntazo bamuhaga ariko yizeye ko ibyubatswe ari bizima. Maître Uwitonze Jean Marie Vianney wunganira Dubai yavuze ko umukiriya we nta byaha yakoze, ahubwo ikibazo cyakagombye kuba icy'ubucuruzi cyangwa mbonezamubano kuko agamije ineza yo gushaka abafite amikoro aciriritse babona aho gutura. Maître Kubwimana yakomeje avuga ko kubaka nta cyangombwa byagateganyirijwe ibindi bihano kuko ubugenzuzi bwamusabye ibyo gukora akabikora kandi nta bihano yigeze ahabwa. Yabajije ubushinjacyaha ibipimo by'ubuziranenge inzu zitujuje kuko 90% zaguzwe n'amabanki kandi yashimye ubuziranenge. Undi uregwa muri uru rubanza ni Rwamurangwa Stephen wahoze ari meya wa Gasabo, aregwa gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, aho yeretswe ko Dubai yubaka ibitujuje ubuziranenge, mu myanzuro hakabamo ko ahagarikwa ariko ntamuhagarike. Uwari ushinzwe gukurikirana imihigo y'akarere Bizimana Jean Baptiste ngo yagaragarije Rwamurangwa ikibazo aho kugikurikirana amuhindurira inshingano. Rwamurangwa ngo yirengagije raporo yo mu mwaka wa 2017 ya Rwanda Housing Authority, ahubwo akomeza gusinya amasezerano na Dubai yo kubaka kandi byarerekanywe ko ibyubakwa bitujuje ubuziranenge.
Ubushinjacyaha buti Rwamurangwa ntiyakoze ibyo yasabwaga nk'umuyobozi, yagiye agaragarizwa n'ubugenzuzi n'umukozi w'akarere yari ashinzwe, bikaba bigaragara ko hari inyungu y'umuhigo yashakaga kwesa ngo agume ku mwanya wa meya. Rwamurangwa yahakanye ibyo aregwa, avuga ko nta nama yitabiriye yanzuye ko Dubai ahagarikwa kubakwa, yanayimenye abyumviye muri RIB, asaba lisiti y'abitabiriye inama ibyavugiwemo n'imyanzuro. Yavuze ko umukozi w'akarere Bizimana nta raporo y'ibyo amushinja yabonye, kandi niba yaramukuye mu nshingano akwiye kwerekana ibaruwa. Rwamurangwa kandi yavuze ko yatangiye inshingano za meya mu mwaka wa 2014, akaba yarahasanze umuhigo wo kubaka inzu Ikinyinya bikozwe na Dubai, agakomereza aho akarere karebaga uko umuhigo ukorwa niba uri inyuma, hagati cyangwa umeze neza, aho kuba akarere kakora ubugenzuzi. Ati natangiye inshingano hari inzu zirenga 50 zuzuye zanatuwemo, ntabwo umuntu yari gutekereza ko uwo muhigo waba ufite ikibazo. Yavuze ko raporo ya Rwanda Housing Authority yo mu mwaka wa 2017 ntayo yabonye, ariko hari urwandiko iki kigo cyandikiye Dubai kimusaba gukosora. Akarere gahabwa kopi, ariko nta nshingano kari gafite mu ibaruwa, kuko yavugaga ko abagenzuzi bazasubirayo mu minsi 30. Ati sinzi ibyo nari nategetswe gukora ntakoze, cyangwa ibyo bakoze ntagombaga gukora. Maître Bayingana Janvier wunganira Rwamurangwa yashimangiye ko inama ubushinjacyaha buvuga yitabiriye nta liste y'abayigiyemo ibigaragaza, imyanzuro n'inyandiko mvugo yayo. Yasabye urukiko kwita ku bimenyetso by'uko ibyakozwe byamenyeshwaga akarere, nyamara hakaregwa Rwamurangwa. Yavuze ko abaturage bavuga ko basondetswe inzu, bityo ko ari ikibazo cy'ubucuruzi cyangwa mbonezamubano. Byongeye yakomeje avuga ko ibyo barega umukiriya we ari ibyo mu mwaka wa 2017, bityo ko adakwiye guhanishwa amategeko yagiyeho mu mwaka wa 2018. Iburanisha ryakomereje ku bandi baregwa muri iyi dosi. Biteganyijwe ko icyemezo cy'urukiko kizasomwa kuri 13 Gicurasi 2023 saa 9 z'amanywa.